Bavandimwe nizere ko mumeze neza. Iyi ni inkuru y'incamugongo y'umunyamakuru wa Radio TV10 Pascal Habababyeyi. Yakoraga ikiganiro ahabona afatanyije na Usuwakimu Mutuyeyezu. Ni ikiganiro mwakundaga muri benshi. Kibabaje cyane nuko apfuye yari afite ubukwe bwe bwari kuzaba kuri 26 z'ukwa 12 2024. Haburaga icyumweru kimwe. Pascal Habababyeyi yize amashuri yisumbuye muri Ecole Secondaire de Nyakabanda, yigaga indimi n'ubuvanganzo. Akomereza muri kaminuza Institut Catholique de Kabgayi, arangiza kaminuza muri 2014. Yakomeje no kwiga agira Masters degree muri Public International amategeko. Yabaye umunyamakuru wa Radio Maria kuva muri 2009 kugeza 2012. Abantu benshi mwakurikiye Radio Maria ijwi rye muraryibuka. Ni umunyamakuru wafashije abantu cyane. Imyaka 3 n'ukwezi kumwe yakoreraga Radio Maria Rwanda. Inshuti ze za hafi ziri kwemeza ko yafashwe bitunguranye. Ubu iperereza riracyakorwa ngo hamenyekane icyamwishe. Gusa kuba yiteguraga ubukwe mu cyumweru kimwe ejo bundi kuri 26 z'ukwa 12 kuno kwezi turimo gusoza umwaka, ni ibintu byaduteye agahinda twese. Mukomeze kwihangana no gukomera no gufata mu mugongo abasigaye. Imana imuhe iruhuko ridashira.